ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Umusemburo w'ibisindisha, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Duherukana Marie Rose ahatira Regis ko bagurisha inzu Mudahogora yasize bakagura indi akaba ariyo baturamo. Wibabara se ko atavugaga rumwe na Mukase ndetse na Regis ubamerewe ati: Yemwe, umubiri w'umuntu nubwo burya ari inshuti ye kuko awukunda akawitaho cyane, akawusiga, akawunogereza, akanawushakira ibiwutunga. Burya ni nawo mwanzi we, kuko umuhinduka batagiye inama nubwo abenshi batabimenya. Nyamara mwene muntu ushatse wamenya ko ibiba kuri uriya nawe burya byakugeraho biciye mu nzira imwe cyangwa indi bityo kwitwararika. Dukurikira umukino. Ntabwo narese wibaba, ntabwo narese gusa ubyumve nari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye rayi. Uzi ko najyaga hafi y'ahahoze ari iwanyu hafi ya buri munsi, nkabaririza aho mwimukiye, abaturanyi bakambwira ko batigeze babimura. Umuzamu muri rwa rugo rwo munsi y'umuhanda niwe wangiriye impuhama nimero z'umukozi wanyu. None se mbwira byakugendekeye bitewe telefone we yagiye. Ntushobora kumva uko kumva ijwi ryawe bimereye rayi. Byambere nk'amazi akonje atembye mu mutima uguye isari. Umugani wa yandirimbo. None se we byagenze bite kugira ngo mwimuke nk'abajura? Na telefone yawe ivaho gutyo. Ibyo kwimuka nanjye rwose ntubimbaze. Kuva Mukadata yabyara yageze atyarandakarira akambwira nabi. Natambuka we n'umukobwa we bari bagasekera rimwe. Nkabona ko ari njye basetse. Ariko ibyo byabaye nyuma yuko papa ageze atya akampondagura nta n'icyo tuvuganye. Nyuma yaho mbona azanye abantu bapakira ibintu, arambwira ngo nanjye mpakire, nuko nyine twimutse. None se telefone we yabaye iki? Sinkubwiye ko papa yankubise ntazi icyo nziza se. Ni nacyo gihe nyine yanyambuye telefone ngo nyivuganiraho n'abasore dusambana. Ngo byambayeho umunsi tugaruka tuvuye gusura musaza wawe urabizi, ariko ubwo oya do irebere ibirori na cyuje urya mugoroba. Bana we wowe iki wibaba? Uwo ni umukandara papa yankubise rayi. Yankubise inshyishyi zivaho avanamo umukandara arampondagura, ahafatwa n'icyuma cyawo, ahafatwa n'iki. Ibyo ntacyo byari bimubwiye. Oya we none se ubiye guhondaguye gutya kuziza iki? Anziza ngo ko navanye mu rugo n'abasore babiri tukamarana weekend turyama. Ese narya Yesu. Wiki? None se ko nawe mfite abashinjacyaha bambonye njyana n'abo basore nari kurenzaho iki? Ariko mana. None se ko ari njye ubwanjye waje kukwivanira iwanyu tukajyana kandi ko twahavuye bahari niko ninjye wavuyemo abasore babiri. Narumiwe neza neza rayi. Umuntu yihanukira akabeshyera undi barebana. Yumumirije nta n'ikibazo afite. None se kuki utabwiye papa we ngo amamagare koko? Njyewe wibabara. Wowe nyine. Mana yanjye we. Ndebera uko habaye n'ukuri. Izi ni inkovu z'urwibutso rwa Mukadata n'umukobwa we. Wibaba. Kurambabaje n'ukuri. Use koko papa we. Menya ko namaze kubwira Regis ko nta data ngira. Ko atakiriwe kuva umunsi namubonanye n'uriya mugore mu buriri. Mama ari mu kindi cyumba atabasha kwibyutsa. Ibyo bivugishijwe no kuba barashuti yanjye. Regis ni papa we kandi nta cyabihindura. Nubundi nagahenda kabintera n'ukuri ihangana. Papa ni umuntu nakuze nkunda. Mbona abanye neza na mama. Aho arwariye mbona aramwitaho cyane kandi nanjye akanyitaho. Yego. Nditangira amashuri abanza umunaniro wose yabaga afite ntiwatumaga atanjyana ku ishuri ngo ngeze yaze no kuntahana. Uwo muntu nakuze nkunda kumubona mu yindi shusho ampondagura. Byatumye numva ntasobanukiwe neza niba muri we harimo umuntu umwe cyangwa ari benshi. Umbwiye ngo iki shanda yise? Ndakubwiye
wamamagariye mushiki wakabwira mushuti we bakagaruka kudusura ko numva mukumbuye. Ariko ubu ukumbuye ninde se? Ni mushiki wanjye cyangwa ni inshuti? Apo wembaza ibyuzi wamurezi we. Urabizi ko nkumbuye mushiki wawe. Ntabwo sha simeruka guha nimero ye. Wamwihamagara ukamubwira ko mukumbuye aho kumuntuma. Ariko ubwo zinshuro nyishyizemo ariko kumuhamagara bikanana. Yewe rayisa kariya kana kuko ni gutinya guhamagara. Urukundo we nturuzisha. Niko uvuze ngo iki Rayise? Nari mbizi ko nubimenye uzamerera nabi. Ngo iki? Ariko niko nisanze kabari. Aho kugira ngo nzasare ndabikubwiye rwose. Mushiki wamumbwiraga ntamuzi. Ukanyereka amafoto y'ukambwira ko umukunda nk'inkimwe. None uko wamundatiraga rwose niko numvaga rwose umuntu umukunzi. Ariko uzi ko uri yari umwana urusha imyaka irenga 10. Ibyo nyine ndabizi. None wakabimenye kugira ngo wemere ko namukunze mbizi neza ko muruta. Wino hano nkwereke. Inkweto none nari ndaje kuzihanagura reka nze numva ibyo umbwira. Hano nkwereke rwose. Niko. Do. Akagafoto ndayise. Niko. Agafoto papa yamufoto yagiye gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza akakanyohereza. Ngiye nawe tukigana. Akarero buri ugiye kugaruka ni Rwanda. Ngiye waronsize imahanga nyine. Yego. Nafashe telefone yawe nkiyoherereza utabizi. None se urumva uri muzima we? Ubwonko bwawe burakora neza nta kibazo ufite? Niba gukunda umuntu ari ikibazo ubwo ndagifite. Tekereza gukunda umwana ngana cyasha. Yaba tata we. None ejo bundi najya kumubona nkabona ari igikomi cyiza cyane. Ariko rero dore umukobwa mwiza ariko usa n'umwe Imana yagiye ubonika muha gusama ku bwa Roho Mutagatifu. Uti? Kungwiki ndayise. Kandi rero kuko ari mushiki w'ubwiza bwe wasanga utabubona. Ariko ibintu uvuga ndumva rwose na ushaka kuba utari muzima. Ubona amasuri ya mwana ariko. Imana. Mbega inseko kabarisa we. Ase basi yavuze ubasha kumva imvugo ye. Ariko muranyumvira ra? Itegereze ku gafoto. Ndebera no gusoma. Eka watwaba bakera se basi. Ese ibi byose urabibona cyane ubibona. Kanguka ndayise. Kanguka kuko ndabona rwose usinziriye. Nta soni. Mana yanjye. Uzabimfashe manyimerere kuko natanyemerera. Nzaba mpinye rwose umukobwa nakunze imyaka yose. None se kuki utabimbwiye? Kuki utabimbwira? Maze kukubwira ko nabitinyeze ngo utazangicira. Mana yanjye. Ngaho muhamagare. Mbere yo gusubira kwiga bazaze nibura tubagurira ibikoresho. Tunabasengerere ndabiza arabisamira hejuru. Urabinyemereye se ntangire niteretere. None se urashaka kuzarongora mushiki wanyu ukamuvana nukamujyana imahanga ndayise. Subiza kubwiye ko nge nzabe imahanga kabari. Ko hariya ndiyo kubera gushaka ifaranga. Naringeze ngo ndahakora ariko sinzahatura. Icyo nsaba Imana gusa nuko mfasha nkabona mushiki wanjye. Ejo ndabizi wabimbwiye kuva kera. Ngasubira hari igihe gito kurangiza contract y'akazi mpafite. Kagaruka ngakora igihugu cyanjye. Cyane ko bumvuze yego kaminuza zirenze imwe zahita zimakazi. Yewe ndayise. Birumvikana ufite impamvu mumenye bikwemerera rwose. Yewe n'uburambe mu kwigisha. Kandi umuntu nkawe usanzwe wigisha muri kaminuza zo mu mahanga rwose ntaho wakwitesha. Ni professor udashaje sha. Abo munganya amashuri ni bake pe. Mva kabari. Byose mbikesha umubyeyi Rosaria. Iyo mutekereje mbori cyo mukorera ubundi nkavuga ntiwabona ari nka marayika Imana yantumyeho. Ubwo nari nicaye ku isoko nabuze iyo nerekeza bumaze kugoroba. Nanone rwose. Nari zamarira gashirasha. Yego disi. Kamagara mushiki wanjye ntari bumubone. Ndayise singiye kukubeshya uriya mubyeyi afite umutima udasanzwe pe kandi agukunda cyane pe. Niko uzi ko yapfuye kumenya ko ndi inshuti yawe agahita ngira umwana mu rugo ariko nzamwambika ikamba ry'ababyeyi akiri mu isi rwose. Ariko Imana izambabarire mu nyambikire indageze imbere yayo. Nako neza yangiriye kabari. Ineza yangiriye niyo yangize ndayisenga uyu munsi. Mubyeyi ni inyangamugayo rwose. Yashoboraga kunzanira akangira umupagasi nkiri muto kuriya. Ariko yaragiye asaba leta kumuha uwo mwana w'umongana agatagira iyo yerekeza. Yego. Bajya kumunkuraho nanjye nkamwihambira ku bitenge.
yego disi bone nabo bamuha igihe cyo kumugenzura yewe banatanga amatangazo ngo bamenye ko nta muryango mfite. nuko baramunyegurira umubyankira mu ishuri ndiga akankurikirana uko bwije n'uko bukeye. yego nkagira nkabona umukecuru ngo waje ku ishuri sha. ariko uzi ko wagira ngo ni papa uzi ko papa najyaga kubona nkabona ngo uwo ari kumwe na mwarimu wanjye. reka bakampamagara mwarimu akandeka yewe na papa akandeka kuva ubwo nkitwararika yaba mu rugo no ku ishuri. niwe na papa we yari yarize akabari. tekereza Rozari y'umukecuru utarize ariko akamenya kunkurikirana ngo ntagera ku ishuri ngakubagana sha. umva icyiza ni uko imbaraga yagushyizeho zitapfuye ubusa. hari uko mureba nkamwitegereza nkumva mbuze icyo mukorera neza neza. kumva mbuze icyo umukorera ese ntumaze kumbwira ko uzamwambika ikamba se? oya winjijisha mani mpamagarira umukobwa muvukana umusabe kuza kudusura. nagutindiye nakujyanye mu bindi biganiro. umubwire ko urembye ukeneye umurwaza ubundi nagera ahangaha zirwariza urumva. ibi ni ibiki ukoze wibaba? ibi ni ibiki ukoze? n'undi munsi ntuzamenyere ko mwanciriye mu gikari nkaba ntaba mu nzu yanyu se ni gute uterura indobo y'amazi ukaza ukayamena mu nzu yanyu maze kuyikoropa? wumvaga se ngewe ntazi aho robine iri? urabona ngo urampindanyiriza icyumba nari maze kugitunganya. soni narakwiyamye ntukamare guhaga ngo mpagire. ariko unshaka cyo nkurikirana ngewe wanshinze uratinyuka wanshinze ni wowe inshinze ni wowe nikavaho se naginze cyari yawe tukanyisha kamari yanjye ko yubatse wanjye n'amaboko abiri kuri abiri we ubu urabyumva ni hahandi imitsi mu kirya ni iya mama iyi yayiguze mu mafaranga nyoko yagurishije inzu yese ikindi bizinesi zibatuze zose nize. ariko muragira ngo umuntu azajya aje mw'abakobwa muragira ngo umuntu azajya ndebera uburiri bwanjye bwose buhindutse amazi. ntacyo okay nazajye kureba uko ubwanjye mumeze. ntacyo ndeba wibaba kubera si turambiye unyoro zawe muri uru rugo. narakubwiye ngo nyoko ni umuzimu twe turi bazima. yegora ntugahora ucyurira abazima bazima. okay mama njye sinshaka kuzakomeza kwihanganira umukobwa n'inyuro ze za buri munsi. nanjye ariko sinzakwihanganira sinzihangana inyuro zanyu we na nyoko. kumva rero mbabwire niba mudashoboye kubana umwe muri mwe azabisa undi mwese muri bakuru mumureke guhora munsakuriza nta nimereye neza. none se mama ubu ngusige koko ubwo udafite nyina nyine niwe uzabisa umufite hari ikindi se? ariko ubundi mwari mukwiye kwerura mukavugisha ukuri ko mutanshaka muri uru rugo kuko uko mpageze ibintu byose birahinduka. ninde se utagushaka? ninde utagushakara? iyo mutanteranyije na data mumbeshyera ntimubura akantu mukora ko kunkora mu mutwe. wibaba ariko mana yanjye wewe barase wibabare iki? yikinisha nk'umuzi nzagukorera ikintu utazibagirwa mu buzima bwawe niba uzi ubwenge unyirinda wa mukobwa. urantega iminsi isura imana. icyo nzagukora kizatuma uretse na so wakubyaye n'imana ubwayo izakora. kandi ubwo murikirana amaso muzi ko ntababonye mwagambirira kungirira nabi mwagira muti ntimuzambasha. ariko wa mukobwa ko nyoko yari umuntu wivuga mama wanjye se nyine ntukamuvuge ntiwemerewe no kuvuga izina rye muri ako kanwa kawe. ubwo ni mama wanjye usuzugura gutyo wiyita. ayiwe mwana wanjye we nijya mukubise we mama komera mama. ni wowe wihiriye nyoko biswa ntigendere reka ntigendere. mama komera. ese ugira ngo ntukoze rugambarara we ko mbona usa n'utakiyibuka se wa mugabo we nikoreje byakugendekeye bite? simbizi rugambara ubu nkubwiye ngo ndimbara ubukeye rwose sinaba nkubeshye. none se shaho ko Imana yakugiriye neza ukabona undi mugore udatinze ukaba udataha ngo wihamagare wiyikirize ujye mu cyumba buri cyo ufata n'icyo ureka none nkaba mbona usa n'ubundi n'uwabutaye. rugambarara rero nagira ngo nkwibire ibanga umuntu burya ntazagushuke. ngaho da ubwo se ushatse kuvuga iki? uriya mugore Marie Rose yaranshutse pe. ngaho
nako sinzi icyo yampaye nisanga nakiri ngewe wa mugabo wakundaga umugore we wa mugabo wari warafashe icyemezo cyo kumuba hafi mu burwayi bwe nisanga nsigaye musiga nkijyanira n'uriya kampata ibyo ntakibona iwanjye nisanga nsigaye nibagirwa ko nasize umurwayi mu nzu ibyo biragenda binteranya n'umwana wanjye ku buryo n'ubu wibabara atakimbona nka se. none se ushatse kuvuga ko gahunda zanyu buriya mwazitangiye mbere? ariko se uzi ko ari uko ngiye ntajya buriya mara iminsi n'ahansa n'uwibera mu ngendo iyo kubera ko nagiye kumva numva baravuga ngo Marie Rose yarabyaye kandi abyara nyuma gato y'urupfu rwa Mudahogora. ibyo warumbajije ibyacu byatangiye mbere nk'imyaka 2 mbere y'urupfu rwenyine. uriya mugore yari yaramaze kunyigarurira bibanza kubibanga ryanjye nawe twenyine bigeze aho umwana aratuvumbura sinzi niba nyina yaragiye atabizi Rugambara. komera mu mwanya urumva se yaba atarabimenye gutereje niba wa mugabo wamwitagaho kamuba hafi atarakimubona. uzi ko nta mahoro na make mfite Rugambara. nemeye kugurisha iwanjye nk'uko yabinsabye ariko n'ubundi ni hahandi. ese uzi ko natunguye no kumva ngo ya nzu nziza y'agacurama mwari mwarubatse ahantu heza kuriya mwarayigurishije reje nibyo? nayo iri mu byashenguye kuko iriya nzu yaratuvunnye ngewe na nyakwigendera. birumvikana ariko nyine sinari ngisinzira kuko ngo umukobwa wanjye yayisuzuguriragamo umukase n'umukobwa we. kamana yanjye ko numva ari urugamba rutoroshye wa mugabo we. ubusa aho mwimukiye bwo nibura babanye neza ra? ewe iwanjye iminsi yose bari hasi hejuru n'ubu ngubu tuvugana umugore wanjye ari mu bitaro. umva ari ukuzahazana ngabo mva amahanga ahari utangira ko umukobwa wawe ari we wakubise mukazo ariko yarwanye na mugenzi we se hanyuma Marie Rose yagira ngo aravuze nawe akamushungirwaho kandi ubwo ngubwo atwitinda nto tutari twakamenye. nk'aya Rugambara none se umugore wawe waratwita aka kanya abyayireje? gusa urumva icyo ari cyo kibazo Rugambara. ndumva ari n'ikibazo ariko ikibazo ko ari amahoro make mfite mu rugo rwanjye. dore Soni yaragira ati sinshobora kubana na wibabara hano nyina ati umukobwa wanjye ntagomba kuva hano wibabara nawe ati aha ni iwacu. mbese byaranyobeye. ariko rero niwo ugomba kubumvikanisha bakamenya ko bagomba kubana. erega mwabaye umuryango umwubuye. nyine ubu ndimo gushakisha uko wibabara yajya kwiga akigabayo ahari wenda ituze ryaba rihari mu gihe adahari. none se wa mugabo uwo mugore wawe uhise utera indi nda aka kanya? hano kuri byaradutunguye pe. urumva umuhungu wacu yari akiri muto. abantu bakuru mwembi koko. ese buriya Marie Rose yibuka ko arengeje imyaka 45 ari yakubyara indahekana gutya koko? ariko rero mutwumve Rugambarara yego twaratunguwe ariko ni no mu gihe Marie Rose yari afite uriya mukobwa urangije kaminuza wenyine nanjye mfite wibabara wenyine. ibyo ndabyumva. murabizi ko tukimubyara Mudahogora yatangiye kujya arwara bya hato na hato yanagira ngo arasamye indi kavamo ntitumenye ibyo ari byo. yego koko rero nibwo abaganga bamenye ko afite iriya ndwara yanamuhitanye. gusa icyo nzi cyo rero nuko nimudacunga neza uzapfakara bwa kabiri reje rwose simbi kwifurije ariko rwose imyaka uriya mugore arimo ntabwo ari yakubyara indahekana. n'ubundi se ko abaganga bamusabye kwitwararika kubera umuvuduko w'amaraso wa muntu. none se bigenda bite? nayo yayo nyine ntashaka yuko izo ntonganya mu rugo rwanjye zikomeza kuhaba. hanyuma kuri ubu sinzi icyo nakora ngo bariya bakobwa bahana amahoro abane bumvikanye. nanjye se kuzi ko nabyaye abahungu gusa iyo ngira umukobwa nari kugusaba wibabara akaza bakabana. erega byihorera ibyo wibabara yabaye nk'ikihebe rwose nta muntu n'umwe ashaka kumva habe na mba. niko Soni ko so wanyu yari yatashye yasinze uriya mwarimu uri mu wiki wowe nawe? kumva se yari atashye yasinze nyine wabonye ari iki nkorana nawe ndetse kumusindagiza nkamugeza mu cyumba cyanjye. ubundi se wari ukicaye ukora iki muri iriya joro? ntireberaga agaseri kanjye kuri laptop. kuko utagiye kukarebera mu cyumba cyawe wa mukobwa we ukicara mu ruganiro wambaye utwo tuntu tukwambitse ubusa? aka gakabutura n'agasengero ariko niyo myenda yanjye yo kurarana kandi nawe urabizi ko washyushye cyane nta kundi nagombaga kwambara. umenye ko ntishime kuko ubona ubangatana umugabo wanjye kuriya utambaye isoni. ngahore neza urakeka ko nyine nshaka kugutwarira umugabo mama? umenye ko abantu b'abagabo hari ubwo bagira intege nke ashobora kukubona umuratira ayo mata ko n'amabere uyu munsi ejo akongera 2 na rimwe
ntibuka ko akubyaye isoni. aha shama ntiwarya imbwa yarya inzungu rwose. ubwo ninde wise imbwa soni? nawe da. soni ahubwo rero aho kugira ubwoba bwanjye wakagize ubwoba bw'umukobwa we. ubw'umukobwa we gute? mbere y'uko sava hano namwiboneye bari kumwe yamuhaye amafaranga menshi ntanamenye umubare wayo. wabona ni nk'ayo kwishyura ishuri yamuhaye kandi sinabuza Regis kwishyurira umwana w'ishuri. nuko utumvise amagambo mabi yatuvuze mama. ngo yavuze ngo iki soni? ndanakeka ko ariyo mpamvu umugabo wawe yafashe icyemezo cyo kujya mu kabari agataha yasenze. yavuze ngo iki se nyine? yamubwiye ngo apfa kugenda njye nawe tukazana abagabo hano tukitereka amayoga tukanywa. ngo ninde utwite ubu ntabwo ari iye. mana yanjye we ririya shyano ryatinyutse rivuga ayo magambo aterekeranye adafite ishingiro yo kunteranya n'umugabo wanjye. tuza mama tuza rwose. ntabwo mbyumva. nari nakwiyoreye kuko nzi ko nta minsi ibiri irashira uvuye mu bitaro. gabanya uburakari rero gusa nyine ndabikubwiye kugira ngo umenye ikipe ukina nayo. mana yanjye we uriya mwana uretse kubona arafashije se kuba adahangayitse mu gihe nyina yari arwaye. ikibi namukoreye ni ikihe koko kindi? ibyo nabyo ko ari ikibazo gikomeye. mperutse kumva abwira umukozi ngo wowe mama wanjye wari indaya ruhare ngo ni uko nyina mudahogora aragufasha agukura mu buraya aguha akazi. mbega umukobwa. nuko utangira kugenda mu rugo rwe nyine ngo ubonye arwaye umutwarira umugabo. rwose ubinabizi ko avuga ko nyina atazize uburwayi busanzwe ahubwo ari we wamuroze. ngo iki soni? ngo niko yabwiye umukozi? ayo ni amagambo bibabara ubwo yabwiraga umukozi wo mu rugo batazi ko mbumva. urabizi soni uru rugo ndarusohokamo cyangwa wibabara rusohokemo? natahava ari muzima azahava yicaye mu kagare mwihorere. ngo iki? urateganya kumutega umutego se? cyane rwose kandi azawugwamo. ngewe soni icyo niyemeje ndagikora mama. ngomba kumugukiza ari muzima afite ubumuga cyangwa atagihumeka. ziri muraseka iki? mbega wowe ubu kandi abantu bibora mu kazi baragutegera bakakubonamo umuntu ukomeye cyane atazi ko niba hari umuntu woroshye uba hari wowe. ariko shareye uretse kuri mushiki wawe ukabumviriza uko ushaka ukaza umwana n'umutwe rega ubwo wibwira ko abandi bamfata nk'abo. si wowe utashokoje se koko? umwanya wumva nawe ubona wa mwana we kandi rero winjijishamo amakuru. nta makuru rwose. amakuru agenda atari pfa kandi yawe n'umuntu usanze muvugana kuri telefone bikaguseka mbwira shenge mukobwa mwiza. mbwira se nyine ese kabare ntiwamuhaye kari agafoto kacu ka kera? ariko uzi ko yakihaye ntabiziraye. nanjye yakanyeretse vuba aha rwose. ariko nari akana gato we. ibyo bireke maze rero urayisa mushiki wanjye ndabizi nturi biri hanze nturi na ba bandi babona ishitamba ngo baturwo bari bambaye. ejo bundi urakora icya leta ugira utyo utangire kaminuza uzahahurira n'abasore benshi uzanahurira n'abarifite. ndavuga ba bandi barifite hanze aha ngaha nyine ubwo ndavuga ifaranga. ndabyumva urumva ariko niba ndayisenga yarakubwiye ko agukunda ntumubwire ko bidashoboka ukamwemerera. ndagusabye ngo ntuzamubabaze urumva. kuba ryari se ugirira impungenge z'umuntu wo hanze wo kuzigirira ngiye mushiki wawe kabare. umva reka nkubwire rwose rayi ndayisenga kuri njye ntabwo ari umuntu wo hanze ni inshuti yanjye magara. ni umuvandimwe twahuriye hanze twiga turahuza mbere inshuti nziza. urumva neza? none ufite impungenge ko mushiki wawe yamubabaza aho gutekereza ko yababaza mushiki wawe. ndayisenga uriya rwose byamubabaje mu buzima bwe ni byinshi. ubu noneho anasa n'uwazibukiriye gahunda yo gushakisha mushiki we yarayiretse. urumva neza? nyuma yo gushyira amatangazo menshi no gukora ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga yerekana amafoto yabo hari abana akabona nta gisubizo yarabiretse rwose. ariko disi koko buri Imana yazamubabara ikamuhuza na mushiki we. yewe ngira igisengesho ryacu rya buri munsi. ngira igisengesho ry'umubyeyi Rozari wamutoraguye akamurera rwose. mpita ntekereza nk'ubu ari njye nawe dutandukanye kabare. twubu ngubu nibura twarabanye kandi twaranakuze. ariko we yanatandukanye na mushiki we akiri muto kandi niwe muntu rwose yari afite mu buzima bwe. mukasa mubera umuntu mubara mwirukana bituma atongera kubonana na mushiki we. wavuze mukasa w'umuntu ndibuka we. banza witaba iyo telefone. reka mbanze nitaba uyu muntu ndabona ntamuzi. alo urayisanga hano kuri polisi. kuri polisi uri kuhakora iki wibaba?
ansanga yewe kandi nzanira imyenda yo kwisubika nshobora kuharara dore n'umupolisi kazungiriye neza nkiza telefone. wibabara kuri polisi? mva ndakwinginze mperekeza kuri polisi kabari. ariko disi burya hano iwawe mu gitondo haba hari irungu we. yewe riba rihari ibyo ubigereranije n'umugoroba b'abarimu bavuye kwigisha n'abasore banjye bavuye mu kazi kabo. ndetse nyabusa ubu iyo nkorora turaza kwigira dute? yewe simbizi ugira iwabo we. iyi nyagwa rwose yamfashe n'ikerensa ndabanza nyihatimira vumba n'ibitangawizi iranga. ejo bundi ndayisenga kuko ari hafi kugenda aravuga ngo ntiyansiga bimeze bityo njyana kwa muganga. ubu mfite ikifurumba cy'imiti ariko inkorora ntiyumva. cyangwa rero ni intererano. ariko nawe ugira iwabo ntugakabye ubwo se ninde wayinterereje? ariko rozariya rwose wowe wagira ngo ntuze abanyeshyari. urabona iminsi umuhungu wawe amaze naha ngo iwawe araharyoshye akahakora amasuku bagasiga amarangi. uzi ko ari wowe ufite inzu nziza kuri uyu musozi. nikesha kugira neza nyine abazajya bayibona bose bajye bavuga baturiya mubyeyi neza ye yamuteye gutura ahantu heza. aha hano hasigaye hitwa ku nzu nziza da. kandi rero umuntu wese uje gukorera inaha ngaha aba ashaka kuba ari hatura. abaganga, abarimu, abakozi bo muri za banki, ba enjeniyeri, bariya bose baje gukora indi mirimo yose rwose baza gutura. enda rwose rozariya warahiriwe. imana ihabwa icyubahiro niba ari uko bimeze. ntubibona se wowe? mbikesha nde? ndayisenga umwana natoraguye ku isoko mukase yamwirukanye. yego disi. ariko rero ni ukuri abantu baradusebya pe. njye rwose nabaye mukase wa ntirenganya ntubanyita nyina kandi rwose turenda kungana. warakuze cyane kuba umubyeyi mwiza ugira iwawe. undi utwana twe tuje iwawe ngasanga tuguhamagara kaka rwose. erega burya nta n'impamvu yo kutagirira umwana neza. hose ntibyigaragaza. ngaho mbwira ubwo mukase wa ndayisenga yatamwirukana akamugirira neza si we wari kuba ari nyiri ibi byose? wabimenye rwose nyamara ntazi n'iyabo. uti rero agiye kwisubirira iyo mu mahanga? niko bimeze, agomba gusubira mu kazi ke. ariko avuga ko azagaruka adatinze. nubwo umwana wanjye ajyanye agahinda kuko atigeze abona mushiki we. uwo muntu yabuze mu myaka ingahe ishize. amakuru akaba asigaye yihuta kurusha umurabyo koko. ubu yaba ntaba yaramubonye. yewe simbizi ugira iwawe. noneho nanjye wajyaga mukomeza icyizere kimaze kuyoyoka neza neza. ariko rozari yazafunze umwuka akajya aho umukase atuye akamubaza. ibyo yakoze kera kiniga mu yisumbuye ugira iwawe. agasanga umugore n'urubyaro rwe bagurishije isambu ya se ngo bigira mu mujyi. iki? yego baba rero. none se n'abari abaturanyi ntibamubwira niba umushiki we yarigeze kuza kuhamushakira? yewe ibyo twarabikoze bitari rimwe bitari kabiri. kariya karere rega gasa n'akatuwe bundi bushya wa mubyeyi we. abahari ni abasaza badashobora kumenya ndayisenga. cyokora umwe witwa Nosenti yaramumenye kuko ngo asa na se. ariko nawe nta makuru ya mushiki we afite. ariko disi ubu icyo nifuza ni kimwe rozari. n'igisugira iwawe. ni ukuri ya muhungu wawe abona umukobwa umukunda akubaka umuryango w'umukomokaho. yego. ahari umubabaro afite mu mutima we wagabanuka. ndayisenga n'umwana mwiza cyane pe. umusore uba mu mahanga wibuka ko nturanye na rozariya yajya kuza akanzanira impano n'abagize umuryango wanjye wose kuko rozari ntasanzwe. yibuka ko wagize uruhare mu mikurire ye rega. none si iyo narwaraga ninde wazaga hano kutwitaho si wowe? ibyo ariko siko babigiriwe bose babyibuka rozariya we. hari benshi twafashije batakibizirikana. kuba rero wabizirikana ni ikigaragaza umutima mwiza yigirira. bityo rwose uriya mwana akaba umbona akwiye ibyiza byose pe. ibyo uvuga ni ukuri. gusa umutima we ukomeretse sinzi ko uzamworohereza kubona uwo akunda vuba nk'uko tubishaka. ese wabimufashamo ubundi rozari? ate? ku mubarimukazi bakodesha iwawe. ngewe rwose naritegereje mbonamo umukobwa mwiza kandi w'imico myiza.
ubwo ni uwuhe ukuye mu bandi ugira iwabo? uwo mukobwa nawe uramuzi yewe Rozari. Ni uwuhe? usanga abana baza muri uru rugo bakajya mu nzu ye agakina nabo yewe nkabona aranabagaburira gusa abantu ukabona batashye bishimye mu gihe abandi nta n'umwana ukandagira ku miryango y'iwabo. uzi ko ako ngako nako umuntu yagaheraho arambagiza wabo. Imana ishimwe arakangutse mama. turi n'isoni. Umwana wanjye ari he? Umwana ari mu rugo mama. None se mumaze iminsi ngahe? Reka njye kubwira muganga ko akangutse aza gusuzuma, ibindi byose urabimenya mabyeyi. None se ko numva nabasha kunyeganyega. Mama mbabarire ni ukuri, njyewe nateze umutego wibabara birangira ari wowe uguyemo. ariko ubundi wowe buriya wajyagayo ko nari nzi ko waryamye koko, ko nakekaga kuri bwongere kunyura hariya hantu. Sinari nakubujije Soni, sinari nakubwiye ngo ibyo bintu by'imitego byihorere koko. None se ko nashakaga icyo ari cyo cyose cyatuma uriya mukobwa akuvira mu buzima akakuvira mu rugo kuko wamubonagamo nyina. Mbese muri make ubwo bivuga ko ho nanyereye ari wibabara wagombaga kuhagwa? Niko byagenze mama, nari mwiteguye nzi ko ari bunyerere yamara kugera hasi nkamuhonda ikintu mu mutwe. Ngiye kubona mbona ni wowe ubarangutse ubwoba buranyica ndatitira. nuko urakoze kungira ikimuga cya burundu mwana, urakoze. Umuswa none nagerageje no kwimugerekaho bamurazamo kangahe baramurekura. None se washatse no kumufungisha? Nyine nahamagaye ambilanse mpamagara no kuri polisi ndagenda ntanga ubuhamya ko ari we wabikoze. Barangije baramurekura? Nise n'inshuti ze babikoze mama, bavuze ko muri amasaha atarahari. Ntavuga ko namubonye ariko biranga bifata ubusa. Soni uramugaje, umvukije umwana wanjye. Ndabona utwite rwose iyo twageze hano yamaze kuvamo mama. Ariko se ibyo uvuga ni ibyabaye Soni cyangwa ni filime warebye muri zimwe uhora ureba wa mwana we? Naherega nari nakopeye ko umuntu yatega undi ubuto buvanze nawo. Nuko ureba izo filime urangije unkoreraho ubufindo Soni. Ngaho mfasha ndebe ko nakweguka. Amabara umugongo fasha. None se uranamuhamagara ntakwitabireje? muhamagara kuki se ko telefone nari nayimwambuye Rugambara? Ariko rero nawe Regis warakabije. Oze wamwambaye telefone uzi neza kuri ubuzima bw'abantu muri iyi minsi utereje. Ko ariyo yavuganiragaho nabo basore se nari kubigenza niko. Ariko aba basore uretse kubibwirwa warabiboneye? Ya nawe nshobora kuba narumvise amabwire ngo akabya Rugambara. Ni ibyo ngibyo. Nshobora kuba ntarabanje gushishoza. Oye nuko rwose. Ubundi umwana nibyariye nkamurera ni gute mushinja ibintu ntabonesheje amaso koko? Wakabimenye se nyine. Numva ko ari gutangiye guhumuka nibura. Urugo rwanjye rushobora kuba ruberamo imikino ntazi pe. Nawe se kuba wibabara yarataragera mu rugo, njye ubwanjye nkaba nari munyuzeho kuri moto agenda n'amaguru. Nahagera ngo ahantu yamukase ku ngazi zo mu nzu. Nyine ni ikikwereka ko urugo rwawe rufite ikibazo. Ubuse ndacyamukuye Rugambara we, kubona iyo baruwa ndende yasizanye andikiye. Narinde kwinyuza n'amaso ndi kureba ariko yakwihanangirije pe. Uri yanditse ngo ntuzanshakishe kuko namaze kubibwira kutakiri se. Aha wanshatse? Ngo yamaze kumbwira ko ntakiri se nyine. Mwana wanjye naramubabaje. Ariko se ubu n'ibiki byambayeho bitatumye nihangana ngo ngire undi umugore ninjiza mu buzima bwanjye ari uko mudahogora atakiriho? Nta gisubizo mfite Reje. Ahubwo se kumenya wakuraguriye atakuraguriye neza cyangwa wenda reka mvuga ngo wanaguhanuriye na koda. Ewe ngiye rwose umenya abagore ntarabereje cyangwa aribo batanyereje. Ni kimwe muri ibyo. None se wasobanura ukuntu imyaka yawe na mudahogora yiganjemo imibabaro n'uburwayi none na Mariroze bikaba bigiye kuba bityo? Muga
muganga akivuga ko atazashobora kongera kugenda numvise ngiye nko guturumbuka ngo niruke. ubu se shahu noneho uru rugendo urarugenda n'izihe mbaraga? Simbizi Rugambara, ndumva umunsi umwe nzurira indege ngiye kurangura ngahita nihamirayo. Kase karama kampumba neza neza. Oya ariko nanone oya inzahama y'ubutunzi bwose bazabusigarane bubwe n'abana be, ariko sinshobora kongera kureba umugore ari hariya aryamye atari bwibyutse Rugambara. ariko icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nakubeye ubu ntegereje ko amusezerera nkajya kumuzana nkamugeza hano mu rugo, ubundi umunsi umwe nkazasohoka muri uru rugo utarugarukamo, n'ubundi umwana wanjye yamaze kuruvamo atambwe yaho yerekeje sikigare we. Ariko rero Regi, ubwo bwaba ari ubugwari n'impamo y'Imana. Ubugwari ariko ndabumenyereye. Ubugwari pe ndabumenyereye. Urubuga rurakubera rero. Ariko urabizi Rugambara, uru rwamenya rukubera koko. nkomeje kwicara hano ngatekereza cyane umenye inanasara. Enda tugende. Tugeze kandi warutegereje kumva inkuru y'uko basezerera umugore wawe cyangwa batamusezerera Regi. Tujye mu kabari nywe nyine ntibagirwe iyi si. Ariko naragenze ndabona. wakoze cyane Rayi, wakoze kubwira papa wanjye ko utigeze umbona ukaba utazi n'aho ndi rwose. Numvise atabishinzwe ariko witegure ko ushobora kujya kubona ukabona ageze hano. Niyo mpamvu naho ntari buhagumerayo. Biba nshuti yanjye, wakwihanganye ko buri gihe gito ngo dukore ibizamini turuhuke, ubundi dute twigeraho umusaza wanjye akorera. Ahubwo se Rayi, karama wampamagariye musaza wawe ukamusabira njye nkaba ngiyeyo, basi bakaba bampaye akazi ko mu rugo, hanyuma ibizamini byazatangira nkaza nkabikora. ngo iki wibaba wowe ngo baguha akazi ko mu rugo? Nyine amafaranga ashaka nonse ubu ko nikuye mu rugo, urumva igihembwe cya gatatu nzakishyura iki? Urabizi twiga mu ishuri ryigenga kandi rirayaca pe. Humura njyewe nzajya nkwishyurira wibaba, humura. Wowe Rayi uzanyishyurira? Ayo ukuye he se Rayi? njyewe rega buriya mba mfite amafaranga. Icyambere ndi manager muri uru rugo, aya mafaranga yose ninjye papa yaha. Ikindi musaza wanjye anyohereza amafaranga mba nyafite, rero ntugire ikibazo. Uzi ko mperuka amafaranga mu mufuka wanjye mama akiriho Rayi. Wibabara ariko wibaba, se sinkwemereye ko nzakwishyurira. Niba ari n'ibyo nzajya nyaguhuya bike amafaranga yanjye aba yawuhereye none. Ariko Rayi, uzi ko buri iyo Soni yazi iwacu akambera umukobwa muzima, twari kubana mu mahoro, nkaba ndi iwacu ntabuyera. Niyo mahitamo ye wibaba. Yahisemo kuza yiyemeye cyane, atangira kundwanya, kunyirukana mu cyumba cyane, kuntuka no kumbeshyira kuri papa, kunteranya na nyina bya hato na hato, kugeza ndaje muri gereza iminsi 3 ndengana ntazi n'ibyabereye mu rugo. Ihangane nshuti yanjye, ihangane pe. Uzi ko banyambitse amapingu ushankagira ngo ndarota, nkinjira mu rugo gutya ntaranicara. Icyangombwa nuko hakoreshejwe ubushishozi bakabona ko atari wowe, bigahinduka ko ari impanuka isanzwe. Soni Imana nsenga izamumpembera ibihwanye n'ibyo yankoreye. Humura urumva wibaba, buri muntu wese kandi azabona ibihwanye n'imirimo yakoze. Wowe tuza uharanire gukora ibyiza, ibindi byose ubyihorere. Mbita numva ndushijeho gukumbura mama wanjye Rayi. Ikibi cyose kimbayeho nifuza ko yagaruka, nzi neza ko bidashoboka. Mwana we nkongera kumubona wenda arwaye nk'uko byari bimeze, ariko byibura ahari. Navaga mu ishuri ngakingura umuryango w'icyumba cye, agahita nsekera akavuga ngo wibaba uraje mwana wa. None se ko ubu nanjye ugiye gutuma ndira koko wibaba? Mbabarira Sharayi, sinashaka kukuriza. Mva haguruka wibaba, ngwino tujye guteka ibya mu gitondo twirire imibabaro tuyireke. Wanyemereye ariko ko mpamagarira musaza wawe? Ntacyo, ngwino mu gikoni tumuhamagare. kandi nongere no kuri kw'Imana. Yasha. Wari ukabije ari gutuma nseka cyane ngakangura ikimuga cyawe. Soni, uri umwana mubariko. Kuguhorana nijoro nkakubona wicaye hano mu ntebe wambaye utwo tuntu duto cyane, byatumaga izi kuzimu zibikira rimwe. Aravuze ngo ndagukoma noneho. Nanjye rero buriya umunsi wa mbere wazanye na mama wanjye mu rugo iwacu mpari,
narabuze ntinagenda amarira azaza ubwenge Rahira. mu izina ry'imana kuva kera narakubonaga kuri papeteri nkabona igisaza kiri kuboro igisaza gikeye cy'igisiporutifu none ufite ukagira gatuza ariko nyine mbona kurenze to noneho narakwebeje rero ni ukuri ko imana ntundakarire ariko mu byatumaga nashaka umukobwa wanyu hano ni uko nabonaga ashobora ubundi no kumbangamira kabura icyago rero sigara ariko umenye ko nakubwiye ko kugira ngo nemere neza bya burundu ari kuzamo akamiliyoni miliyoni yose soni numva ninabura amafaranga filime yanjye nshaka gusohora ku rubuga rwanjye rwa YouTube izasohoka gute nakwemereye kugufasha ariko kandi rero buriya wowe uzanyenera kubona ari wowe shuga dade wanjye muri uwo mukino ngo iki njyewe se nakinnye filime ryari iyo iyo turimo ubundi ugira ngo ariko ubu turi mu myitozo nuko utabizi Sonia wagiye uryama wa mukecuru ubundi ose kuri ahantu hatabona mukuru ubundi se ko numva kuvuganaga nande ibyo rero ni bya bindi bita kumvirana mama ariko urasunika iryo gare ujyana iyo wagiye kurya uwo mugabo muri kumwe n'inde Soni mana yanjye we usigaye uzana abagabo mu rugo rwanjye wa mukobwa wa mwana uragira ngo nzakugire nte kuva narwara wahindutse nkureba utangira kunywa inzoga utarazinywaga ariko buriya abo hari ikintu utazi nta gihe na kimwe ntanyoye inzoga ngo natangiye kunywa inzoga niga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye uti ye baba mana harya ngeze muri uwo mwaka si bwambwiye ngo ndi mukuru bihagije ngomba kumenya ubwenge yewe data we warangiza umukozi w'umukobwa yagiraga ukamwirukana ngo abakobwa barasuzugura ukazana mubyara wawe w'umusore ngo wari uje kwiga kaminuza ataha ukatubwira ngo imirimo yose tujye twirwariza ubuzima bwarahenze Soni ubu ugiye kunyurira ibintu byawe mu myaka irenga 10 koko nagira ngo nkubwire ko uwo mubyara wawe yanyigishije imirimo yose yanyigishije kunywa itabi ariko mana yanyigishije kunywa inzoga tukajya horo ubundi tukisanzura ko ari we ntitwari tukirara mu buriri bubiri kugeza igihe averi wawe wibeshyera undi mwana Soni we mubeshyera iyo ngeso yigiye ahangaha sinzi icyo wikanze bwira uwo mutsindwa gasana tahe Regis atamusanga hano muri urugo rwe nta Soni mubwira tahe ngo genda Regis atagusanga mu rugo rwa sheri ako rero mama ugira ikinyabupfura uyu ni umukwe wawe umutungo itorasha telefone yawe ngaho nkingurira ngende stop hagarara hindukira iryo jwi ndumva ndizi ndavuze ngo hagarara ariko uzi ko ariko ujya wibagirwa ko ukubakubye mwe muri iryo gare mama udashobora kurihaguruka ku buryo wankoreraho ibi byose nkureba urongera kwikakaza ndaribirindura noneho ugenda ujye wa mukecuru ukora umutima wanjye uterera yise none se bibagendekeye rega we ukuri yaritwishe ni inka ivuye mu nzu yayo ariko yaritwishe ntabwo ari mu nzu yayo we nibe nawe rwose mushiki wanjye ngo mu nzu yayo yewe buriya kariya kanyana niko gatumye mwenda gukuraho urugi rwa mukecuru siko muje mugwirana n'ikana ku buryo itatwica ariko abana mu mujyi rwose niko mbese ubwo mwinjiye mu nzu mugwirirana muhondaho urugi rw'abandi kubera gutinya n'itaramara n'amezi 3 ivuga nuko mutabonye ko yasimbukaga ariko ntabwo muvuga gutyo ndababonye uretse gato aya mafoto ari hano ni ayandi yesu we bya bitabo n'amafoto wasize ubyandaritse hano ku meza arayitse sinabyandaritse baba ntabwo yafashije ngo tubanze dufure ibikapu byacu hanyuma n'ibyuma twongere tubibike niko ndahize ubaye iki ndahize ngo ubaye iki ifoto oya none se kudebura biranye ubaye iki imva yo mwa
aba bantu urabazi none se kuko umushuti wawe icyo yakimurenze kubera ariko nicyo urimo nibaza mushyirireho umusegura umusegure neza gutya ndabona ntazi uko abaye niko urumva umeze ute Ndayise niko duhamagara umujyanama w'ubuzima se nibura cyangwa duhamagara umumotari kugeze ku kigo nderabuzima ubaye iki Ndayise ngo ubaye iki Imana yanjye ntibishoboka we ntibishoboka nyine ubaye iki iyi foto Kabarisa we nginese iyi foto si gutwaye iki nyine Kabari igenda hariya mu ivarisi yanjye muri ka gafuka ko hejuru unzanira jenda iriho unzanira jenda ihuteraye genda hariya mu nzu kwa mukecuru uzana amazi yo kunywa reka nyashake humura ntacyo uba Ndayise ndagufasha ndagukomeje ntacyo uba humura ntacyo uri bube humura njye na Rayisa turi abaganga tumaze imyaka 2 twiga ubuforomo ubu tugiye mu mwaka wa 2 niko ngaho akira jenda wantumye buretse abanza nywa amazi banza nywa amazi ngaho akira ya jenda rero wantumye ndumva afite isereri ihangane ariko ndumva afite isereri nyine yongera ugutumire ku mazi niko mwana yanjye we niko Ndayise dore rero na ya jenda dore ngiyi wantumye do wayibonye ngiyi rwose none se niba muzi kwitegereza neza nimundebere amafoto ubundi mumbwire isano afitanye kahore ifoto ya mama wanjye se wayivanye he Ndayise mwitegereze neza uwo si ifoto ya mushiki wanjye wayivanye he ubabana uvuze iki Ndayise wese oya uvuze birashoboka se ubu ko yaba ari wowe musaza mama we babara ntibishoboka ntabwo ari wowe si wowe mama yaba yaramaze imyaka n'imyaka ashakisha ngo nkubone atakiriho ntibishoboka we ntabwo bishoboka ntiwaba uri marume ntibishoboka we none se byaba ari byo se koko ikigaragara ni njyewe kuko iyi ni foto mushiki wanjye yamfotoye mvuye kwiga nkamusanga aho yakoraga akazi ko mu rugo agiye kugenda yarangiza akayiba uzi ko ari byo koko nabyibuka neza icyo gihe yarambwiye ngo nimukumbura njye nyireba ibintu birashoboka pe impamvu nyigenda niri mu mafoto mama wanjye yakundaga yarebaga kenshi mu gihe cyose yaba amaze arwaye kandi agakunda kumbwira ngo umutima we umubwira ko umuvandimwe wakiriho ngo umuvandimwe wakiriho none se mudahora ntakiriho ubu ntukiriho koko mama yanjye Ndayisenga niwe muvandimwe wa mama we babara umuvandimwe we yakundaga cyane na Ndayisenga nukoraye yakundaga mushiki rwose uyu muginga twiganye ahora ambwira mushiki we akavuga ko yiga cyane ngo azakurira amafaranga menshi ubundi azaze kumushakisha mushimire yewe mudahogo ntukiriho yewe haguruka rwose haguruka nkwereke muhoberane rwose muhoberane rwose ndota ndi maso Ndayise ni muhoberane rwose ntiyaba ari wowe mwana wa mushiki wanjye ese ni wowe mwana we n'igihe cyose tumaranye akira mobera n'impamo Ndayise ntiyaba ari wowe si wowe marume mama yasigaranye uri umuntu muto w'amezi 6 akakurera nk'umwana we sindabyumva ko ari wowe mama mudahogora yahoraga avuga ko yagusigiye mukase yagaruka kukureba akakubura kuki koko mana kuki utihanganya agahe gato ngo mbone Ndayisenga mama akiriho mumushyira agende yishimye nta kundi nuko Imana yabishatse n'ubundi se ko nje nari mfite ubwoba ukaba urushijeho kubwongera amariro wakoze kunyitaba Rugambara ubwo wihangane nanatinze rwose
nategereje ko madamu aza kunsigarira ku iduka aratinda bananaje mbere ya saa sita ariko komera ndagira ngo nkuregere mucuti wawe naba agifite amatwi uzamuhana kumve ngo Regisi se yakoze iki se kandi Regisi iri joro natekereje cyane sinigeze nsinzira nararekereza mudahogora bunkeraho mudahogora se ko yigendeye wa mubyeyi we wamuhaye amahoro akiruhukira niba hari n'ibyo wapfuye n'umugabo we ko atabifitemo uruhare yewe ibyo namukoreye Rugambara akayibona amugereyemo arwaye atabasha kubyuka icyo gihe cyaratambutse Mariro icyo gihe cyaratambutse ariko hangana n'ubuzima ukomeze wivuze umenye urugo rwawe umugabo wawe n'umwana wawe ubu nibyo bigezweho ubwo Regisi akubwira ibyo se ubora atarakubwira ko nanjye yamparitse ngo iki yamarika rubanda ibara riragwira sinari kugira agahinda mfite mu mutima wanjye Rugambara yananirwa kwihangana akajya ahandi ntatinyuke gusarira mu mbere ngo gusarira mu mbere ushatse kuvuga iki ubwo Mariro ibyo nkorera si ubuzima ni ubusazi ni ukuri byari kuba byiza agasarira ku musozi wo gusarira mu mbere ariko nagiye kera ko busa koko noneho habonetse ikinyarwanda cy'imbere inshoberamanga iyo uvuga ntabwo ndi kubyumva n'impamo y'Imana Regisi umugabo wanjye ubu tuvugana yamaze kumarika umukobwa wanjye ngo niko bimeze rwose umukobwa wawe wibyariye niko bimeze Regisi nzi ariko naragenze ndabona n'impamo y'Imana kuva nababona basa n'abanyeruriye burundu iki n'ubu tuvugana ntibarayaha ariko yababa Mana ishobora byose we Regisi uzi ko nshesha urumeza Mariro yewe nibyo nahemukiye inshuti yanjye ariko ntiyari njye pe Regisi uriya ni umuntu uzi kuvuga neza ni umuntu uwo ari we wese umuntu atakekera ibimurimo ni umuntu uzi gutanga ibyo afite akitangana nabyo kandi akamenya kureba ubikeneye mu gihe cya nyacyo Mariro ndumiwe sinzi niba nabona naho mpera mbaza Regisi ibyo bintu ariko se buretse Mariro mbwiza ukuri uzi neza ibyo uvuga ubizi neza ubihagazeho n'amaso yanjye Rugambara bwa mbere nagize ngo ndarota ubu baranyeruriye neza ntabwo bihishira basangira inzoga bakinjira mu cyumba kimwe se bagasohokana ntibatahe bombi nk'uko mbikubwira n'iri joro ntibaraye hano rwose ntabwo baraye hano Regisi nzi n'umukobwa wawe wibyariye Sonia yanabyaye Rugambara ni nawe ubwo unyicaje muri iri gare ubona nicayemo none ntwariye n'umugabo mbega ishyano none yanjye we mbega ishyano we Mariroza we kuri Mugonda imaze kuri Mugonda nababwira ayimaze kuri Mugonda nyamuturire rihogewe muryange rihogere yego we nababwira inyenyeri zikunda kwakaho ikirenga nababwira inka kuri gahunda irehira kwa nuna njye ubabwiye ko mfite amagambo mvugana bambabeshye ubwo ntayo pe gusa ndabashimira n'impano y'Imana dusengereye ndayisenga mwana wacu ndi ubusazwe uri umunyamugisha uzanawuhorane ariko arasengera ndayisenga ukiri wawe use kugira icyo ugende buhoro rero wigire mu rugo dore kamaze ko kugeramo koceceze ndayise niko ntiwari ugiye kutubwira ijambo wadutegurira ryatumye usengerera abatuye muri uru rugo bose tubwire uwo mubyeyi avuze ijambo ryiza kandi koko yakunze kurimbwira kuva mu bwana bwanjye yajyaga ambwira ngo ndi umunyamugisha pe uriwe ndayise uri umunyamugisha
natwe rwose wawudukwijemo abantu bose babirebe twicara ahantu heza murakoze cyane rwose mubyeyi mwiza mu by'ukuri nitwa iryo zina kuko nagize umugisha oya n'abandi mubahe karibu baze muhereza we nta kibazo minga nzima n'abari yubazanire nababwiraga ko nitwa iryo zina kuko ryakomotse kuri uyu mubyeyi rwose Rozariya. Ubwo nari nagenewe gutakara hari nkaribwa n'ibikoko cyangwa nkagongwa n'ibinyabiziga nkaturongera sinzagira icyo ngeraho nibwo nihuriye n'uyu marayika rwose. Imana yagize ikinyohereza umubyeyi mwiza uyu mukecuru Rozariya arantoragura rwose ndabyibuka neza narigaga nari agahungu gato cyane. Icyo gihe narariraga ndirira mushiki wanjye nawe ntabona nuko uwo mushiki wanjye rero mbabwira namuhamagaraga ubwo yari yasize anyijeje kuzagaruka akantwara. Ndabyibuka rwose nari impetse agakapu mw'abantu mwe karimo amakaye abiri yari yaranguriye kuko nakageze mu rugo bakambwira ngo subira iyo uvuye niko nahindukiye nirirwa ndindagira ku isoko. Mu by'ukuri Rozariya mubyeyi wambereye umubyeyi unambera umuvandimwe tukaganira cyane ukagira ngo inzu yacu irimo abantu benshi ugakunda kunsetsa cyane umenya hari warashakaga kunyibagiza iyo mibabaro yose. Ngahora mvuga ko ngomba kwiga cyane nkazakorera amafaranga menshi ngashakisha mushiki wanjye nkamwitura ineza yangiriye. Ni ukuri ndabizi ko uwo muhigo wawugize mu buzima bwawe. nanjye nk'inshuti ye kandi biganye ndi umuhamya wo kubihamya rwose. Ngwino hano wibaba ngwino hano ngwino unyegere nyegera nyegekaho umusaya nta kibazo. Mw'abantu mwe rero wibabara uyu ni umwana wa mushiki wanjye. Mushiki wanjye nashakishije simubone. Igitangaza cyarabaye kubera ifoto mbona umwana we rukumbi yasize abyaye. Ibyo bintu ndabishimira Imana rwose niyo gushimira Imana ikomeye cyane. Ashyira agatambari hano kuri amarira vuba maze urekere no kurira. Ndahari ndi nyokorome ubu sinkivuga ngo nabuze mushiki wanjye kuko iteka nzamubona muri wowe sibyo? Sinzi impamvu kuva nakubana narushijeho kumva nkumbuye mama wanjye. Mbizi neza ko ntazongera kumubona. Ese ndakumva umenye ku gihe cyose yakumbwiraga mu buzima bwanjye na mama nta minsi birashiraga tutakuvuze. Ndahari uri mwishywa wanjye uri umwana wanjye uri ishusho ya mushiki wanjye. Oya nta kibazo ngwino muhorere. Umva reka mbabwire rwose buri wese aho biriho begeranye niba ari ibyaho buri wese aho biriho begeranye rwose Ndayisenga utaragiraga umuryango murabona umuryango wose mfite mwabonye babafotore rwose bagire vuba aho umva nimufotore gafotozi egereho hino mfotora rwose dore mu kanya ndaba ngiye
kubera inzoga nawe murekanezerwe fotora rwose mu kanya ndaba ngiye nereka abantu dukorana ko mfite umuryango ahubwo se ndayise buriya ntacyo wibagiwe ni ukubwira mama wanjye rozari yuyu rozari umukecuru mama wanjye burya muri ba bakobwa babiri baje hano ukabashima ukabakunda umwe yari mwishywa wanjye undi akaba umukobwa nkunda cyane ari we mushiki wawe kabari ndagize n'uyu mukobwa arahise amureba aha nari nsanzwe mukunda kuva kera ntazi ko hazambera ikiraro kizangeza ku mwana wa mushiki wanjye none mubyeyi rwose ngo uyu wamunyishyuje kenshi ndamukweretse imbere yo gusubira mu kazi nuko urakoze ndayisenge uzi no kwitegereza rwose ariko se kuvuga ayo magambo yose wongeraho kugira ubundi ubwo ngubwo aha oya ngomba kugenda mu gihe gito rwose mubyeyi wanjye kuko nasize inshingano ngomba kugenda nkuzuza nzagaruka noneho mfite gahunda yo gutura ahubwo se aba bakobwa bombi bararebana nk'aho nta ruhushya wabasabye ariko abakobwa iki sinarubasabye bakobwa beza mutanga uruhushya twibera inzoga sha mbabare ntagutindiye mpuye na mbutiyaje regisi we ntagutindiye pe ariko mikururiye ntebe ntacyo watse icyo kunywa se yewe nta nzoga nshaka muri iyi minsi rugambara nikoreshe uri muzima ngewe se ni wowe nyine none se hari undi turi kumwe hano none se urumva nawe kuba ndwaye wampamagara nkabasha kuza ngo duhure rugambara niba uri muzima rero nyumva neza isubireho amazi ntararenga inkombe rwose reji isubireho ntisubireho kuko nakoze ikize kandi ibyo uramira urimo urabizi yewe ntabwo ari ngombwa ko mbigusubiriramo rugambara ndakumva ndi muzima sindwaye sinanyoye sinasinze ubwonko bwanjye burakora neza ndagira ngo ibyo ngiye kukubwira ubyumve nk'ubibwirwa n'umuntu uvuga ibyo yasubiramo ngewe ibyo ndimo ndabizi neza ndetse ubu ndi mu nzira yo gusaba agatanya izo cyane rwose gusaba agatanya ngatandukana n'uriya mugore ugenda mbunza ahantu hose mu mujyi ni ngewe nyabugogo ni ngewe kinyinya ni ngewe bweramvura ni ngewe noneho turatandukana byo ubwa mbere nananiwe kugucira urubanza kuko nari nzi neza ko urwaje mudahogora imyaka myinshi ariko ni ukuri kw'Imana ubu nibwo nsanze utari umuntu ureje ngo usanze ntari umuntu rugambara none se ndimbwa ndi inguge ndi imvubu sinzi icyo ariko nturi umuntu rwose kuko uriya mukobwa muryamana mugacanyira inyuma sinamurenganya ufite amafaranga umukobwa ariko ni mwiza rwose azi icyo akora kandi arankunda mbega reje niwo uvuga gutyo uzi ko hagati yawe n'uriya mukobwa hatabuze imyaka 25 arenga urukundo ariko ntirugira imyaka urukundo rwose niba warashakaga guhanira Marie Rose ko yagutuye mu mutego ugaca mushuti w'inyuma arwaye ntiwari no kujya ahandi ibyo yakoze byonyine ariko yanamenesheje umwana wanjye none se ko muhana ni ukuryamana n'umukobwa we akababona n'amaso ye koko ni muri nkorashyano rero nkubwire niba yakuntumyeho ugende umubwire ngo gatanyire hafi nandeke nisanzure mbeho uko nshaka umugore nari narakunze n'umwe ntakiriho n'umwana yasigiye nananiwe kumurera ndamubura abandi bose ntacyo bambwiye rero ariko ntabwo ari uko ukwiye kwitwara mu kibazo reji erega biracyashoboka no kwiyunga na Marie Rose ntabwo umva reka mbikubwire ntibishoboka ese wakinguye nkagufasha Sonia kingura ngufashe kingura ariko mama igihe wahereye mu nda kurukira cyo karenge
mva gusa n'uwarwaye umwana wa menya ibyawe mama ndakwinginze. warivuje se soni cyangwa warabinyoye inzoga nyinshi? nyumvira kandi hari inzoga wanguriye mama nanyweye izo wampaye. soni ya mwana wanjye simfite byinshi mvugana nawe rwose, icyo ntegereje ni uko abambereye mu nzu babona indi bajyamo nkakubisa. tujye tubise rwose mama n'umuntu uratubangamiye pe. sinarizi ko umwana nimbyariye yampinduka. soni uretse wenda amakosa wambwiye yabayeho ntabigambiriye, ubundi nakubereye umubyeyi mubi koko. mama wintera imbabazi, kuri ubu buri muntu ari kureba inyungu ze. mu nyungu zawe harimo kunsenyera rero? ariko se ni gute wumvaga ko wagumana umugabo nka Regis ufite inote ukamuntungana ndi umukobwa mwiza utemba itoto? sinkwifuriza kuzahura n'ibyo nahuye nabyo mu buzima ngo ube uhangayitse udafite uri bukurwaneho. ugomba kwimenya muri byose. mbabarira cyane mama, mbabarira rwose, nta mateka nkeneye kumva kuko sinimereye neza pe. si Regis wabonye mudahogora arwaye akanzaho none akaba abonye ndwaye akakuzaho? ayiwe ubwo se disi mwana wanjye wumva ufite iki? ntacyo pe, mfite ubuto butemba itoto kandi azajya kumpararuka namaze gukuramo ayanjye yashizemo. ntabwo mbuze ubwenge bwo gukunda buhumye nkawe ma. icyo nshaka ni ifaranga si umugabo. ngo iki? wowe wazize gushaka umugabo wo gushaka amafaranga ukaba muri papeteri ntunamusabe kuyikwandikaho. ariko njyewe do ndamutwitiye kugira ngo uyu mwana mubyare agomba kugira imitungo nyandikaho. yabyanga nkamuturumburamo. none ko rero mwasezeranye nibeshye nkamubyara ntafite kashi akanurumbura ntafite iyonge. ubwo se namusigira we mukase ukamukorera ibyo wakoreye wibabara? ariko noneho mana yanjye nakubwo waba uri mukase na nyirakuri cyari. ariko naragowe koko mana. soni ndukomanga. akabuze karabonetse mama. dore wa mukobwa wo muri uru rugo arabungutse. fana amajigo mu nzira se. kutureba nk'ikimbwa hasi mbese. wibaba ni wowe? ni ngewe, ibyakubayeho narabimenye. ndavuga ngo sinareka kugera hano ngo ngusure. nibyo warambabaje ariko wigeze kwitwa inshuti ya mama wanjye. ese uje gushimira inshuti ya mama wawe yakumenesheje? ntaguhaye ijambo soni cyo cyangwa birazwe byaramenyekanye kuri shitani yigendera. ya baba koko umukobwa muzima utinyuka kujyana mu buriri n'umugabo wa nyina. umva ntumenye ndabizi ko umuntu agifite mukadata umwe ahubwo mfite babiri. ndabifuriza ishya n'ihirwe no kubana neza n'umugabo wanyu. mariya ro nje kukubwira ngo utuze ntacyo nzaza kugusaba. imana yangiriye neza impuza na marume umusaza wa mama wanjye. ndayisenga waramubonye? yarakubonye? uko mwarushagaho kunyigizayo buriya mwangiriraga neza, mwanganishaga mu nzira yo guhura nawe. mubyeyi Mariya Roza rero uryoherwe n'umusemburo w'ibisindisha wikoreye ubwo watwaraga umugabo w'inshuti yawe irwaye. uwo musemburo nta wundi ni ukubona uwo mugabo umutwarwa n'umukobwa wawe wibyariye. wibaba singukunda nubwo naguhize bikarangira umutego uguyemo mama. unkuri muri ako kanwa kawe we. mama uratinyutse uramwita. shinguka usoni genda wowe uri inkorama hano ntukwiye kuba aho abantu bari. wibaba impamvu nkiri kumwe na soni ya muri uru rugo nuko ntarabona honjya, ariko sinabura kugusaba imbabazi. nukuri ibyo uvuze nukuri pe. ibi bibazo mfite n'umusemburo w'ibisindisha kandi n'ibyo ubwanjye wawe wikoreye ubwo nacaga inyuma mudahogora inshuti yanjye itari yaragize ikinyima. ubwo ushatse kuvuga iki mama? muri iki gice cya kabiri cy'umukino umusemburo w'ibisindisha wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo wibabara mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Ndayisaba mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Kabarisa mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Raisa mwakiniwe na Mariya Olive, Sonia mwakiniwe na Munyana Narisa, Rosaria mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Marie Rose mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Regis mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Ugiriwabo mwakiniwe na Iranzi Denise, naho wabakiniye Rugambarara ni Nisingizwe Alain Jean Baptiste. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza.
mico